muzi ko shano ngiye nkibagirwa gusevinga sha. Mbega wowe basi se nimba warishye waretse nkagufasha sibyo se? ariko njye mbona hari impamvu iyi projet yacu itarangira vuba pe. Ko please sha ikintu cyo nwangira pe ubona ko tutaba twagize uko. Sha Priska nawe ubona natwe ari uko tutagira koko. Erega natwe tuba dukeneye ko project yacu irangira. Ariko gusa nyine nakundi. umva bro wagiye usanga icyo niyemeje ngero sinzi uburyo igihe cyose uhorana wasi uziko no mu classe mfata bingoye mbanje guhatiriza nkatsindagira none nibyo bikingendaho kabisa. ntugire ikibazo erega buriya agenda abasha ndaje nkuru umuti sibyo se ariko nageze kurabuka baba sister kandi harimo umwe nshaka gushoraho urugamba. Kwanza je sinibaza impamvu nirabura gutyo simbyumva kuko biragoye kuba nagira ikintu mvugana n'umukobwa mwiza nka Peace gusa nakunda ngomba kugerageza amahirwe yanjye wenda nkareba ko yanyemera ariko se ubundi bwo duhuye nabigenza ute kugira ngo anyemere ariko ngomba gukora tize y'icyo nakora. Ako shapi ko nakitubwira kubwira na Claude sha ibyanyu bigeze. Ariko Brenda nawe ese ubu ubona nge na Claude ubuduhaniye uziko yirabura uretse amenyo yonyine agaragara nge ntago byavamo pe. Yego ko Peace kumura nta wenda kumugutwara uri wenyine mwirushanwa kabisa. Ariko sha nyine byo sha Claude afite skin yirabura Maze rero akwenda wasanga ku mutima ari neza nawamenye. Mumbabarire ushaka yitwarire rwose ndamumuhaye. Sha Claude urebye ntago ari type yacu tu. Umva mbabwire ibyo murimo ntaho byatugeza mureke dukora icyatuzanye twese dukora akazi wenda iyi projet yarangira. Ariko sha Brenda uriyemera ubu siri kubona uturusha iki gutangiye kwiyemera koko. Sha pi sha utabigira neza ntago nari mbigamije ntago nari ngamije kuko babaza sha sori nyine. Aha shanti kubona n'amasaha ageze nireke dutahe tuzagaruka ejo tuje mu kazi pe. Ndaka dutahe kabisa. Dutahe rwose. Nahaguruke tujye. Hayipi oya ntabwo bivugitse neza wenda reka nkoresha ikinyarwanda buriya nibwo byagenda neza. Mwamwa araramutse ubuse ko ngeze ubwoba kandi ubuse duhuye ariko reka nikarume. Hayi bro ariko manzi ubu nkaho ubuze uvunda ujyahe kuko ako se bro noneho wasaze tukujyane kwa muganga se. umva manzi ndi muzima vana ujye muzawe nta butumire uhafite hano genda hano nta butumire uhafite rwose pe urumva winesha umwanya ndabona agiye kuza reka mbanze ndye kava hariya ndebe ko ubwoba bwashira ariko si ubundi ubwoba bwo burampora iki. Reka nitsimbe gato ndebe ko ubwoba bwashira ubuse ngende cyangwa mba ndetse nzamutegejo. Reka mbe ndetse nzamutegejo pe ariko byanze bikunze ejo nzagukora mu ntoki we ntuzancika tu. Subusinde busanga koko nakereye navuga ko ndi umwana mubi we telefone se ko atari kuyifata. Mana we shanda sanga basoje pe kandi byari bifite akamaro. Kumva n'amazi nyahaze. Sheri urakoze umpaye n'amazi koko uzika nkunda reba disi ukuntu atambuka baba we ateye neza nk'igisabo neza neza pe. Amazi nubwo nyataye ariko nijoro hari amazi. Ariko pe ubutaha none ugomba kuzankura mu ntoki tu kandi nzabigeraho nibyo
nibyo rwose. ariko bro ibyo bintu by'abakobwa kuki bigutwarira umwanya erega ntabwo ari cyo gihe cyabyo ariko si ubundi ko mbona Claude we yatsindishijwe n'iki kweri umva bro uriya mukobwa sinamugutwa kabisa ararenze naho Claude we ntiyashobora no kumusoza n'urugambo gusa usanzwe Claude nta gahunda agira buriya wasanga yarangajwe n'abakobwa reba nibwaje kumva nari kuza mwenyura se none yashimishijwe n'iki kweri Yemeni genda barenze urumva none do ubungu mporanye na Peace reba n'amazi ampaye nk'Imana va wa musuzi ubwo yaguciye amazi man twitahire man uzabitwereka ubutaha umusuhuze byonyine ibyo byoroshye uzi ko yansezera mwaka bizi kwitamo najuze